kuri si umukobwa bamuzana ni gute ubwira nabi umuntu utazi si ubwa mbere umbonye urifashe uritora uva kuri gate ugera hano kuri iki gipangu utakomanza nta muntu ugukingurira uhageze gute se kuvuga nabi none navuga nabi uzaza uvuye hariya uraje ugeze aha ngaha utakomanze urumva nawe ukubwira neza ntabwo mbyumva ni gute ubwira nabi umuntu utazi si ubwa mbere umbonye nanjye ubwanjye sinkuzi ntabwo nkuzi menya ndabona waramukanye umunabi wagira ngo nta cyayi aha ngaha bakugaburiye umva ibya hano ibyo kurya kwa boss dore biruzuye bimeze gutya n'ifuru kwa boss ntabwo tujya turana bivuze ngo babikwimye rero ntabwo barabimara njye biteka none se kuri kuvuga nabi nkaho wagira ngo nta bya mu gitondo oya twanariye rwose twanahawe ahubwo nibajije uburyo uvuye hari ukagera kuri uyu muryango utakomanze umuntu aguhe n'akaribu ukaba wihaye kariba aha ngaha akaboko ngo wese ko urakakira akaboko kawe se nawe ukaba wari wakomanze nawe ubwo akaboko kanye utakomanze sinzi ikibazo ufite pe ba nyir'urugo se barahari basi ntabahari umuntu witwa Adelphine ntawe uhari ariko wabona narimo ukaba utari kwemera ko ninjira mu rugo reka ndarumenye ntabwo ari ubwa mbere ndamuguhisha amasengo ngo mumaze iki Adelphine ntawe uhari ese ubundi uri kumbaza Adelphine ko muri uru rugo habamo umumama witwa Nyampinga ubwo Adelphine uri kumbaza ninde rwose ushatse kuvuga ko bukubajije ntamuzi ariko Adelphine ntabwo muzi unanteye nk'ako n'isaha yanjye iratakaye iby'amasaha byabyo nta nubwo binandeba ahubwo vuga ibikuzanye nawe by'amasaha ntabwo bindeba shaka ufite ikibazo pe oya nta kibazo uze kubabwira ko ntahageze nkababura ariko iyo mico ntabwo ari sawa gahata inzobe gahata na nyashi ubundi wari undusha inzobe zaba z'amaperereza Nyiranzage Nyiranzage umuntu yaguhamagaye ntabwo nta mwanya ufite wo kurwanya nawe kugira ngo ndananirwa nguhamagara nk'uko aranyakobosha guhamagara gusa ntabwo nakumvaga nandi mu mirimo myinshi nyine ni mu gikari abakozi umurwa umupfana n'iki no kugira amatwi atumva nukuri nose waba uri koza ibyombo ko byaba biri gusakuza amadongo nsakuza umuntu gukunda ubu amasaha 24 nyakobosha atari mu rugo iminwa wayisize ngo isi nakubwira ikigofero wajugunye shabose ko nasiko nageze mu mujyi bumure maze nk'umunyacyaro koko njye manda umunyacyaro paka ntabwo wareka nkanasirimu kuko utabona amaherere ako waraje ese ubundi murazi ninde wakubwiye ko hano dukoresha abakozi bisiga ibyo bintu mu maso akazi kose kagira amategeko n'amabwiriza hanyuma wabishyizeho ndabikubwira nawe nuko nasohotse hari nyuma ku gipangu nkabona hari abakobwa babyisize bari gusa neza nanjye nkabona ntahama ndi umunyacyaro nyine ndisiga hakundi waje kumara iki muri uru rugo naje mu kazi umusore wari ufite gahunda y'akazi ntekereza ko hakaba waragiye gukora muri hoteli cyangwa ukora mu maroge ukazajya wakira abakiriya baje mu maroge bose nimba ari ibingibi nisize ni ukuri ntanabikora ariko utanyirukana ngo nuko nabyisize
Inde mwaze muvugana nawe numva muvugana hanze. Umukobwa yaraje ari gushaka Delphine. Araza nyine ndamubwira ngo Delphine ntawe uhari. Umukobwa yaraje ashaka Delphine yasaga inzobe, afite agapurate ku mutwe, yambaye n'ikanzu y'umukara ngufi n'udukweto tw'umukara. Mubwira ko Delphine adahari. Yambwiye ngo arasubiye mu rugo ngo azongera kugaruka aze kureba Delphine nimba ntawe uhari nyine. Utekereza ko abantu baje hano yaje ku muryango w'inzu, umuryango w'igipangu cyangwa n'umuryango wawe se? Ku muryango w'igipangu, ntabwo ari ku muryango w'inzu. Ubu njyewe uri gutekereza ko numvaga umuntu muri kuvuganira ku gipangu ndi mu nzu? Nakubwiye ko nta muntu ushaka ko yinjira. Kujya kumva nkumva njyanye numva abantu bari kuvugira hano. Kwanza ubanza yari no muri salo. Oya, nukuri ntabwo ugeze agera muri salo. Ntabwo nigeze mugeza muri salo bose. Ntabwo nabikora nase ko yaraje kwa Taraye, nafite uburenganzira bwo kumwinjiza nta muntu uba ari gushaka adahari. Ntabwo nabikora pe. Kuba amahera nayawe cyangwa nayikobuje. Nayo umukobwa wo mu gipangu yamaye kuko amunaga nyine ndi gusa n'abarambwira ngo nawe ujye usirimuka umere nk'abandi bakobwa. Ejo bundi nzakubona uhennye hano wambaye na nyuma. Oya, ntabwo mini nazambara bose. Mini zo nawe ntabwo nazambara. Mama wanjye yibonye ko nazambaye yazanyicaho mu cyaro rwose. Ntabwo nazambara. Hanyuma se bakarabizi ko iminwa wayigeze nk'uwariye icyana cy'inyoni. Oya, ntabwo nzabimwereka va mu maso ugenda. Ego? Karibu. Namuhamagaye n'ikirago. Nabaririje. Okay. Akazuba kaba kabaye kenshi rero sinzi ukuntu nanjye mpataho natafunze ibipesi biraho. Harimo n'icyo hashyushye. maze iminsi hashyushye. Byagendaga ariko. Biragenda. Bwa mbere ngo yambaye ikanzu. Hari igihe rimwe na rimwe nyizamo nkayambara. Kugira ngo nkubona mperuka cyagiye uza kureba madamu nako. Madamu? Ya madamu. Nta nako nyampinga uriya Prito nyampinga. Ndeze hari ibintu ushobora kuba byarabaye ngiye nkaba nabizi. Kose nibiki. Utambwira ko wowe na nyampinga mubana nk'umugore. Kembana nande. Bana na nyampinga ngewe. Mana we. Kembana na nyampinga. Uvuga ngo madamu. Oya. Bitagise madamu. Akantu kabaka oya ntago ari mahuje nanone. Urabona hari akantu kabakanyisobya hani iwanjye nta byamahuje. Ndeze urambabaje ni gute mbwira wamburanye iki? Wamburanye iki ku buryo ujya kubana rura rukecuru? Nukuri nta wanyumvisha nabi pe. Ntago ngenzi urambabaje. Ndeze urambabaje ntabwo ushobora kubyumva. Hangane basi. Ntabwo nari mbizi ko nkunda. Ntabwo wari ubizi se n'amaso wari ufite. Nyine uri kumva ni ibintu byoroshye. Uriya mugore yaramfashije. Aramfasha mu buzima bukomeye. Nyine ndeba ukuntu agira umutima mwiza. Ariko ntabwo nanizi ko nkunda rwose. Ukuri pe. Ntabwo nari mbizi. Ntabwo wari ubizi se n'amaso ugira. Cyangwa wari ukeneye ko mfata mikoro nkabiririmba. Urambabaje ntabwo ushobora kubyumva. Ariko kuki utabimbwiye? Wowe na rura rukecuru. Kutambwiye ko nkunda. Kuki mutareba ngo mugiye kureba umukozi umukigure kinacyeje cy'igikecuru. Hasi. Turabana abakobwa urambabaje. Hasi.
mbabarira njye nta kintu na kimwe nshaka kumva ino nyota nanyici Nisi byari seriye ntabwo ibyo bintu mbwiye niko bwa mbere mbyumvise sibyo kwinginze cya kiguru kireke ntabwo mukwiranye hangana ngiye sinzi impamvu utabibona njyewe reka nkwereke ukuri kose ubundi ikibazo nyine kubwiraga n'ukuri n'ayanjye si umukobwa wa muzima umukobwa yashaka ku kibazo sibyo mubwira ngo abakozi b'abakobwa nta bwenge baba bafite useki mwana we ukoze rata umukobwa bisinzi aramubwira ngo nazana amazi uzaba n'ubwiye ngo azana amazi yo kukumenaho kibaho kandi turashize jya wanagura amazi kimenye hasi hangana umukobwa sinzi ikibazo twaba kigiye ngo kizana amazi yo kunywa rero kigiye ngo kizana amazi yo kukumenaho sinzi ikintu abakozi bo mu rugo bapfa no kugira ubwenge buke shunda nyuraho kuko beze gutya hangana yenda twari iyi shati ijyana nayo Dezi wowe niyo mukobwa ndabona ari ikintu oya rwose uno si ikintu mujya mubwira ngo azane amazi yakumeneho ese ntabwo mukiye gusa ese ndanyuranye tuzasobanurira uko byagenze Nyiranzage ngwino hano uba muzima uba umusazi umurwayi w'umutwe ubigiki uri giki pfa mu maso akakurika n'umwaka naje wari muzi ko mwanyishe ariko nagarutse mwana wanjye ari hehe uzaba umwana wanjye uragaramye mu mitungo yanjye naje nagarutse